episode yacu My Daughter, filime y'igikurankota ifite inyigisho zidasanzwe. Uyu munsi ije kugaragaza bimwe mu byo twagiye tugarukaho kenshi cyane, hakubiyemo Hunter ndetse n'umugore Vumiliya. Bisa naho twagiye twerekwa ibibazo bagombaga guhura nabyo, ari nabwo uyu munsi Hunter atangiye kuba yakwakira SMS cyangwa se message, ubutumwa bugufi buturutse ku wahoze ari umugore we Vumiliya. Aka kanya Hunter mu irungu ndetse n'akababaro gashengura umutima, wenyine n'umwana we mu rugo. Gusa kubyakira ni ingorabahizi bitewe n'uko umutima we wamaze kuba wakwiyegurira Vumiliya, kabone n'ubwo yagerageje kumwizera bya nyabyo. Bisa naho ari ikarita barimo kumukinamo, we ntamenye inzira birimo kwerekezamo. Uyu munsi byibuze yatangira guhumuka, akabona ku rundi ruhande nk'uko bisanzwe bivugwa muri uyu muryango wa Ruhetamacumu, intambara irakomeje kandi irarimbanyije hagati ya Nkuranga na Isabella. Gusa Nkuranga ntakozwa kumva ikintu kivuga ko ari we waba yarateye inda umugore we Isabella, ariko nanone nta na gihamya n'imwe Isabella afite yo gushingiraho avuga ko umugabo we Nkuranga ari we wamuteye inda. Ese iby'iyi filime ibyayo ni ibihe? Reka tugaruke inyuma gatoya kuri Patrick ndetse na mama we, aho intego yabo yari yamaze kuba yagerwaho, dore ko uyu munsi Vumiliya yagerageje kuba yakwerura akohereza ubutumwa bugufi ku mugabo we kugira ngo abashe kumusobanurira iby'inzira y'urugendo ndetse n'imikino yagiye amukina, ariko atabishaka, ahubwo yahishaga ikinyoma kubera urukundo atashaka kuba yakwangiza, ariko biranze bigiye ku karubanda. Mu by'ukuri umugabo wizerwa nka Hunter, umugabo wakoze ibishoboka byose ngo yubake urukundo rugaragara, uyu munsi asaruye agahinda n'intimba nk'uko byagiye bigarukwaho na bamwe mu bafana b'iyi filime n'abakunzi bayo. Icyakoze nanone bamwe mu bo bahanganye ariwe mama Patrick ndetse na Micheline, abo ngabo bageze ku ntsinzi ya nyuma, kubera ko ibyo bifuzaga byose bigezweho. Bivuze ngo Vumiliya ashobora kuba agiye kuba yasanga Patrick kubera ko n'ubundi amutwitiye, dore ko SMS yakiye ariko yavugaga, gusa nubwo tutabyemeza 100%. Ku rundi ruhande wakwibaza uti ndi Hunter nabigenza ni nakora iki, nahitamo iki? Hunter murabizi neza yuko ari umugabo w'intangarugero mu gutanga keya mu buryo ubwo aribwo bwose. Yagerageje kuba yatanga amatipu n'amagifuti ku mugore we Vumiliya, ariko Vumiliya ibyo byose ntacyo byamumariye, dore ko yahawe impanuro n'umubyeyi we nabyo akabica amazi. Uyu munsi byose bigiye ku karubanda kuko yamaze kugaragara, kandi ibuye ryagaragaye ntiriba ryishe isuka. Icyakoze iri ryo rigaragaye ryaramaze kuba ryayangiza, kubera ko ntushobora kwiyumvisha imimerere Hunter arimo n'igaruriro ushobora kuba wamushakiramo. Agahinda kenshi kamubuza kwakira ibyo asomye muri ubu butumwa, ndetse n'uruvangitiranye rw'amagambo ateye ubwoba umugore yari amaranye igihe kirekire bitunguranye abyumvise mu isegonda rimwe. Bivuze ngo kubyakira ni indwara ikomeye. We n'umwana we bisa naho basigaye mu mwijima w'icuraburindi, kuko ibyo yagerageje kuvunikira igihe cyose arwanirira umugore we Vumiliya bisa naho bibaye imfabusa uyu munsi, kubera ko Vumiliya yagerageje kuba yabwira Hunter ko n'imodoka yatanzwe yahawemo nk'impano nayo yayihaye Patrick, uwo avuga ko yamuteye inda. Ntushobora kwiyumvisha uburyo ki Hunter ashobora kubifatamo cyangwa se kubyakira, gusa biragoye. Niba yababarira Vumiliya cyangwa se akaba yamubwira ko ibyo ntacyo bitwaye, ashobora kuzarera uriya mwana kuko n'undi yayemeje kumukunda bya nyabyo. Ariko nanone twebwe nk'abafana ntago twabyemeza 100%, kubera ko tutamenya ubu ngubu ikiri mu mutima wa Hunter, uretse dutegereje igice gikurikira. Nyamara reka Hunter tube tumuparisaho gatoya, ahubwo tugaruke kuri mukuru we nawe uri mu ntambara yiteye urujijo, ari we Nkuranga. Amereye nabi uwahoze ari umugore we Isabella, kandi umugore we unamutwitiye. Twebwe tuzi ukuri, ariko we ntako azi. Bivuze ngo uyu munsi ashobora kwihekura umwana yahoze arira igihe kirekire, akamuhomba mu isegonda, kandi ari we umwiciye bitewe n'urutoto ndetse
n'inkeke ahoza ku mugore we agerageza kuba kumurindagiza cyangwa se kumubwira bwiza, ariko muri rusange ntabwo ibyo yaraza kubigeraho kubera ko Mudugudu ndetse na Megan bagerageje kuba bavumbura ikibazo cyihishe inyuma y'ibyo byose, n'impamvu umugore we atagerageza kuba yagaragaza ukuri, ubwabo bagiye kubyikurikiranira. Umunsi umwe uyu mugabo ashobora kuzongera kwisanga mu rukiko ahagazemo, ndetse gereza ikaba ibaye inshuti ye magara. Reka duhite dusimbuka gatoya ku gahinda kenshi ababyeyi ba Vumiliya bafite, ndetse n'ababyeyi ba Hunter cyangwa se ba Nkuranga, bitewe n'amakimbirane n'ibibazo bije mu segonda dukurikije ibyo bari biteze mu muryango mushya wa Hunter yari afite, ariko nyamara Satani aranze aratsinze kandi arabaganje. Reka dutegereze igice gikurikira kugira ngo byibuze dusobanukirwe n'iki cyihishe inyuma y'ibi byose kandi bizakemuka bite. Ese Nkuranga azizera Isabella? Ese Hunter azagarura Vumiliya mu rugo? Ese iyi miryango ukuri kwayo kuzajya ahagaragara nka nyina wa Patrick wihorera? Ndabashimiye, turi kumwe. Reka dutegereze igice gikurikira, turi kumwe gatanu ku kandi.